Ikaze kuri Habigid Nduba TV, aho tugiye kurebera hamwe isi n'ibijyanye n'isanzure ryose. Muri rusange rero ubundi isi ni umubumbe wikaraga. Isi irikaraga cyangwa se ibyo twakwita ko yizenguruka ndetse ikaba izenguruka n'izuba. Buriya rero muri cyo twakwita universe cyangwa se mu isanzure habamo indi mibumbe myinshi cyane. Habamo ibindi bintu byinshi bitandukanye, harimo inyenyeri, harimo izuba, harimo isi, harimo ibyo twakwita nk'ibivungukira biva ku yindi mibumbe, harimo amatsinda y'inyenyeri atandukanye n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Rero iyo twitegereje buriya hari ibyo bita meteors zikaba muri zimwe zishobora kuba zava ku nyenyeri, bimwe bita nyamuhirira ibona, bimwe bita bitera ibishashi ukabona kiraguye kiguye ku isi. Biriya ni meteors, ni utuntu tw'utuvungukira cyangwa se ibimanyu biva ku nyenyeri ukabona gisa n'ikiguye ku isi ariko gifite urumuri. Si ibyo gusa kandi turi burebere hamwe icyo bita constellation and galaxy. Turarebera hamwe ko constellation ari amatsinda y'inyenyeri, ndetse turebere hamwe ko habaho amatsinda ya constellation cyangwa se constellation 88. Si ibyo gusa, buriya iyo turebeye hamwe amoko agize galaxy cyangwa se agize galaxy yacu, tubona ko harimo Milky Way galaxy, tukabonamo Andromeda galaxy, tukabonamo Black Eye galaxy, tukabonamo Bodies galaxy, tukabonamo iyo bita Cartwheel galaxy, tukabonamo Siga galaxy, tukabonamo Comet galaxy, tukabonamo Tadpole galaxy, tukabonamo niyo bita Whirlpool galaxy. Buriya rero ni iki wumva iyo umunsi ku wundi wumva abantu bavuga solar system? Buriya iyo bavuga solar system akenshi na kenshi duhita twumva urukusanyirize cyangwa se ihuriro ry'imibumbe yose iba mu kirere, ndetse harimo n'ibindi bintu byose biboneka muri urwo rugendo cyangwa se muri urwo rukusanyirize hamwe rw'imibumbe ndetse n'inyenyeri. Ibyo bintu tubifata gute? Waba se warigeze umenya nibura ko buriya mu kirere hari imibumbe igera ku 8? Buriya planets ziba mu kirere zigera ku 8. Izi planets ziba muri solar system, ziba mbese muri systeme solaire. Rero uvuye ku zuba neza, umubumbe wa mbere ubaho twita Mercury. Hakaza rero umubumbe wa kabiri twita Venus. Uwa gatatu rero ariyo si yacu dutuyemo twita Earth, ni isi ya gatatu dutuyemo, ndetse akaba ari nawo mubumbe ubaho ubuzima mu buryo bufatika. Hari undi mubumbe nawo witwa Mars, uba ku mwanya wa 4 uturutse ku zuba, Jupiter ku mwanya wa 5, Saturn ku mwanya wa 6, Uranus ku mwanya wa 7, Neptune ku mwanya wa 8. Iyo ni imibumbe rero iba igaragiye izuba cyangwa se twavuga ko iba muri systeme solaire. Rero si ibyo gusa, buriya wari ukwiye kumenya neza ko Jupiter ari we mubumbe munini mu mibumbe yose igaragiye izuba. Hanyuma rero umuto muri yo ukaza kuba Mercury. Mercury iza ari umwanya ariyo mbese ku mwanya wa mbere ntoya cyane, dore ko ari nayo ibanza ahegera izuba. Musobanukiwe neza ko buriya ku isi umubumbe wa mbere kandi ufite ubuzima, mugira ngo murawuzi ko ari isi yacu dutuye. Iyi si yacu dutuye ibasha kubaho amazi, ikabaho umwuka duhumeka, ndetse ikaba iriho ibintu byose bishobora gufasha ikiremwa muntu cyangwa se ikimera kuba cyabaho mu buryo bwiza. Mbese ndashaka kuvuga nk'ingano y'ubushyuhe iri ku kigero cyiza, ku buryo bishobora kuba byatuma havuka ndetse n'ibindi bimera, cyangwa se hakavuka n'ibindi binyabuzima birimo inyamaswa. Si ibyo gusa rero ukwiye kumenya
buriya indi mibumbe ushobora kubona munsi cyangwa se mu isi iba ari mito cyane kuruta planets. Ni ukuvuga ko hari utundi tuntu duto ushobora kubona turimo nka satellite, ushobora kubonamo nka satellite, ukabonamo bya bindi twita ibyogajuru, ukabonamo izo bita meteors, bya bindi twabonye by'ibishashi biturika bita ngo ni za nyamuhiribona. Abantu benshi nyine baba bigena babivuga amoko atandukanye, kiraturika gutyo ukabona ngo mbonye ngo icyogajuru cyangwa se ngo iki, ngo mbonye ngo nyamuhiribona, ngo mbonye ngo ikintu cy'igishashi kiva mu kirere. Ariko biriya byose ni bito cyane hamwe n'ibyo twita asteroids, twabonye ko ari udutsinda duto tw'inyenyeri. Twabonyemo n'izo bita comets, ariko tubonamo n'amagazi dust. Ibyo byose ni bito cyane ugereranyije n'iriya mibumbe. Iriya mibumbe rero niyo minini yose uko twamaze kuyirebera hamwe. Ese ni ibiki bishobora kuba biranga umubumbe? Buriya planets zirangwa n'uko ziba mu kirere nk'uko bisanzwe, ariko ikintu kiziranga cya mbere ni uko zikozwe muri rock solid, mbese zisa naho zikomeye, zirakomeye, zikoze mu rutare, zirakomeye. Witegereje iforumo cyangwa se uburyo ziteye, ziri mu buryo bwa oval, ni uburyo bumeze nk'igi, nibwo buryo ziforumyemo. Iyo mibumbe kandi nanone iri suspended in the space, mbese isa naho nta kintu ifasheho mu kirere. Uburyo witegereje uburyo igendamo mu byo twita voie lactée cyangwa se orbit, igendamo ubona rwose isa naho ifashe cyangwa se yitendetse mu kirere. Ikindi kintu cya kabiri ukwiye kumenya ku mibumbe igize isi, ni uko iyi mibumbe izenguruka yo ubwayo yizengurukiye binyuriye kuri axis, own axis. Ni ukuvuga ko ifite akantu mbese k'akarongo gasa naho kari muri santere yayo, gasa naho ariko izengurukaho. Ikindi cya kabiri ukwiye kumenya ni uko iyi mibumbe ikintu kiyitandukanya n'ibindi ari uko yo ubwayo isa naho izenguruka izuba. Ni byinshi cyane dushobora kuvuga, ariko reka tunavuge ko buriya iyi mibumbe yacu uko tumaze kuyibona izenguruka izuba, isa naho nayo ubwayo rwose itangaje. Buriya iri mu matsinda abiri, harimo inner planets, hakabamo na outer planets. Iyo twitegereje neza tubona umubumbe Mercury uza ku mwanya wa mbere, hanyuma hagakurikiraho Venus, hagakurikiraho Earth, hagakurikiraho Mars. Iyo ikaza ikubiye mu itsinda ry'imibumbe iza iri muri inner planet, iri imbere. Rero iyo tugiye kuri outer planets tubonamo Jupiter, Saturn, Uranus, tukabonamo na Neptune. Hari ikindi kintu cy'ingenzi ukwiye kumenya kuri iriya mibumbe, ni uko igendera ku kintu bita orbit. Orbit rero ni inzira imibumbe inyuramo. Hanyuma ukwiye no kumenya ese satellite ni iki buriya. Ni imibumbe izenguruka ku yindi, cyangwa se muri ruriya rukusanyirizo rwacu, cyangwa se muri iriya galaxy yacu, ni imibumbe iba ari mito ndetse ikaba ishobora kuba yazenguruka indi. Buriya hari nk'igihe dushobora gufata nk'umubumbe w'ukwezi, nk'ukwezi. Ukwezi nako burya ni satellite y'izuba, nako y'isi. Ni ukuvuga ko ukwezi gushobora kuba kuzenguruka, nako kuzenguruka isi, kimwe n'uko isi nayo izenguruka izuba. Buriya rero bishatse kuvuga ko isi ari satellite y'izuba, kimwe n'uko n'ukwezi nako ari satellite y'isi. Reka turebere rero hamwe ubwoko bwa satellite. Satellite rero ni zingahe? Buriya hari nature satellite, izi ni za satellite karemano, mbese zaremwe n'Imana. Rero hakaza twafata nk'urugero ukwezi, nako kuri muri satellite iri naturelle cyangwa se nature satellite. Haza rero izo bita satellite ziri artificial satellite, ubwo ni ubwoko bwa kabiri. Izi zo rero umenyereyemo nka zimwe abantu bakora bakohereza mu kirere. Iyo twitegereje neza tubona ko buriya satellites ziba zizenguruka nk'uko twabibonye indi mibumbe. Nk'urugero izenguruka izuba twamaze kwibona ko ari ukwezi, kandi duhita tubona ko n'ukwezi nako gufite
satellite ikuzenguruka. Ubundi se satellite twavuze ko ari iki? Twavuze ko ari an object that moves around object. The moon is a satellite of the earth. Ibyo rero twamaze kubibona. Ahasigaye reka turebe phase of moon, shape of the moon. Ese waba wari uzi neza ko buriya ukwezi kugira amashepu atandukanye? Reka twirebere shape cyangwa se muri primary phase amashepu agaragaramo. Ukwezi burya iyo kurashe, buri gihe uko ubonye ukwezi kurashe, mu ntangiriro tugira uko igice bita new moon. Uku kuza ari ukwezi gushya. Tukagira rero icyo bita first quarter, ni kimwe cya kane, ni kwa kwezi kuba kugaragaza nk'aho wagira ngo ni kimwe cya kabiri gisatuye ukuntu. Ariko burya kwa ko twamaze gucamo ibice bine n'inyuma haba hari ibindi bice bibiri, bikaba kuba kugaragaza igice kimwe cya kane cy'ukwezi. Icyo tukita rero first quarter. Tukagira rero iyo bita last quarter. Last quarter nayo ni igice ukwezi kuba kwamaze kugaragaza neza aho kimwe cya kane kirangirira. Witegereje neza waba ugira ngo ukwezi gusatuyemo kabiri, ariko hirya haba hari ibindi bice bibiri. Haza rero iyo bita full moon. Full moon kijya aba ari ukwezi kuzuye. Noneho reka turebe muri intermediate, aho tuza kubonamo waxing crescent, waning crescent, tukabonamo waxing gibbous na waning gibbous. Aha rero tugiye kurebera hamwe neza uburyo ibi bintu biba bimezemo. Step ya mbere tugira icyo bita waxing new moon. Nkuko twamaze kubibona, new moon ni igihe uku kwezi kwacu kugitangira kurasa, gutangiye kuboneka, mbese twavuga ko ari nk'imboneko z'ukwezi. Duhita rero dukurikizaho indi phase bita waxing crescent. Aha rero ukwezi kuba gutangiye kugaragaza, kwenda kugaragaza nibura igice kimwe kirimo urumuri n'ikindi kirimo umwijima. First quarter ni igihe ukwezi kwacu kwamaze kugaragaza ibice bibiri. Igice kimwe uri kureba cyo hino, aho uri kukurebera uherereye, niba uri ku isi uba ukureba gusa naho kugabanyijemo ibice bibiri. Ariko buriya tubara ibice bine, kuko inyuma naho haba hari ikindi gice. Wibuka ko uyu nguyu uba umeze nk'umubumbe. Rero kuba kutwereka first quarter. Turakomeza rero tukajya ku cyo bita waxing gibbous. Iyi waxing gibbous ibitwereka neza igice wagira ngo mbese ni nka dark, cyabaye dark, ukwezi kwabaye dark, ariko habura akantu ku buryo ubona mbese wagira ngo ntibigize neza. Ntago ukwezi kuragaragara neza, mbese kuri gushaka gutangira kuza ku isi ngo kumurike, ariko haracyarimo akantu k'akabazo ku buryo ubona mbese wagira ngo hari n'akandi kantu gato kari kuburaho ngo nako urumuri rugaragare neza. Icyo gihe rero nyuma y'indi minsi twongera tukabona icyo twita full moon. Full moon iyo tuyivuyeho tujya kuri waning gibbous. Twava kuri waning gibbous tukajya kuri last quarter, aho ukwezi kuba kwamaze kugaragaza neza cya gice cya kane neza. Noneho ariho tuva tujya kuri waning crescent. Aha rero ushobora kwibaza ibintu bitandukanye, ariko mbere yuko wibaza ibyo bintu bitandukanye, hari ikintu kimwe ukwiye kumenya. Buriya ukwiye kumenya ngo ibi bintu bigenda gute. Waxing crescent nk'uko twayibonye iboneka hagati y'umunsi wa mbere n'umunsi wa gatandatu uvuye kuri new moon. Hakaza rero mu minsi 7 ukwezi kuba kumaze kugera kure, duhita twataka igice cya waxing gibbous moon. Aha rero ho utangira kuboneka, bitangira ukwezi kuba kumeze muri ubwo buryo ku munsi wa 8 kugera ku munsi wa 13. Rero iyo bigeze full moon yo iza ku munsi wa 14 nyuma y'ukwezi gushyashya kumaze iminsi 14 tukubonye nyine. Iyo rero tugeze kuri waning gibbous moon tuba tugeze ku munsi wa 15, hagati y'umunsi wa 15 na 21. Hanyuma last quarter moon yo iboneka ku munsi wa 21, hagati y'umunsi wa 21 kugera kuri 22. Aho rero duhita tubona waning crescent yo noneho iboneka hagati y'umunsi wa 23 na 28. Icyo cyiciro tukivuyemo rwose ukwezi kuba kuri hafi kugira gute kurangira, tukabona full moon, mbese tukaba ukwezi kwacu turimo turagusoza.
Ntabwo rero turi busoze tutavuze no ku cyo twita eclipse. Eclipse rero ni ubwirakabiri. Ubwirakabiri rero ni igihe urimo kubona ukwezi kwitambitse hagati y'isi n'izuba. Ubwo bishatse kuvuga ko iyo ubwirakabiri bubaye tutongera kubona urumuri. Ibi bintu ntabwo bitinda cyane ngo bimare igihe kirekire wenda ku buryo ushobora kuba utareba, ariko isi icura umwijima kandi bikamara akanya. Abantu bamwe kera bajyaga babirebera mu ibase y'amazi cyangwa se mu kintu kirimo amazi, kubera ko kureba mu kirere muri iki gihe izuba riba rifite urumuri runini cyane ku buryo ruba rurimo kwangiza amaso. Rero ese habaho ubwoko bungahe bw'ubwirakabiri? Rero ubwirakabiri buboneka mu bwoko bubiri. Hari ubwo bita lunar eclipse n'ubwo bita solar eclipse. Iyi lunar eclipse ni ubwirakabiri buturuka ku kwezi, hanyuma hakazana solar eclipse, ubu bukaba ubwirakabiri buturuka ku zuba. Turebeye hamwe murabona neza ibishushanyo bigaragaza neza ubwoko bwabwo. Hari sun, hakaba full moon, hakaba na earth. Rero iki gihe ngira ngo urimo uritegereza neza, urimo urareba uburyo ubu bwirakabiri buba butandukanye cyane. Ni ukuvuga ngo hamwe hari aho isi iri hagati, ahandi hari aho urumuri ruri guturuka ku zuba cyangwa se igice kimwe cy'umwijima kiri ku ruhande. Ngira ngo witegereje neza urimo urabibona. Ngira ngo urimo urabibona neza cyane uburyo ubu bwirakabiri buba butandukanye. Uyu munsi rero ikiganiro ntabwo dushaka ko kiba kirekire, reka twanzurire aha ngaha, noneho tuzakomeze igice cya kabiri. Iki kiganiro mubaye mwagikunze mushobora gukora subscribe, hanyuma mukajya no muri comment mukatubwira niba twakomeza ikiganiro cyacu twimukira ku gice cya kabiri. Aha twanze kuvugaho byinshi kubera ko dutekereza ko ikiganiro cyamaze kuba kirekire cyane gishobora kurambirana. Niba rero mwifuza ko twakomeza tukagenda tuganira kuri bino bintu bitandukanye, mwatwandikira muri comment iyi video mukayisharinga ku bantu batandukanye. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Njye nari Habiyaremye Jean de Dieu, kandi iyi tubibutse ko ari Habijid Nduba TV. Imana ibarinde, mukomeze kongera ubumenyi.